bavandimwe inshuti zacu mudukurikiye ku Ndangagaciro TV turabasuhuje. Iri mwumva ni ijwi rya televiziyo Indangagaciro, ijwi rihuza abanyarwanda, ijwi kandi riha buri wese ijambo. Uyu ni wa mwanya tuganira ku bibazo biri mu muryango nyarwanda tugamije kubishakira ibisubizo. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa, ariko mbere yuko tumuha umwanya reka mugenzi wanjye dufatanyije ikiganiro abanza basuhuze. Murakoze cyane, nitwa Rukundo Aimable. Nanjye ndasuhuza buri wese uri kudukurikirana kuri iyi channel yitwa Indangagaciro. Nkaba mbifuriza ibihe byiza byo gutangira umwaka wa 2022. Nkaba nanjye nifuriza guha ikaze uyu mutumirwa wacu, namubwira nti karibu muze dutanga ikiganiro, muze rwose dusobanurira abanyarwanda batwumva, haba mu Rwanda haba ahandi hose ku isi. Tugira ibihe byiza kandi dutangirana n'umwaka neza, ibintu bijye ku murongo dukomeze. Umwanya nabasubiza, murakoze. Ego urakoze Aimable. Nanjye mwumva rero ndi Jean Baptiste Barigira. Urukiko mpuzamahanga rwari rwashyiriweho gucira imanza abantu baregwaga kuba baragize uruhare muri jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Abo bantu bageraga kuri 84, muri bo bamwe bagirwa abere, abandi inkiko zibakatira igifungo. Abo bagizwe abere kimwe ndetse n'abagiye barangiza ibihano byabo ntabwo byaborohereye gusubira mu miryango yabo. Ni muri urwo rwego hari abantu 8 umuryango w'abibumbye wakoze amasezerano n'igihugu cya Niger kugira ngo kibatuze ku butaka bwacyo. Bahageze ku itariki ya 6 z'ukwezi gushize k'Ukuboza, ariko hashize igihe gitoya hasohoka icyemezo cyo kubirukana. Twashatse rero kumva neza icyaba kibyihishe inyuma, akaba ariyo mpamvu y'iki kiganiro. Umutumirwa wacu aradufasha gusesengura impamvu nyamukuru yo gushaka kwirukana bari abavandimwe bacu mu gihugu cya Niger. Umutumirwa rero turi buganire uyu munsi yitwa Nkuringoma Jean Baptiste. Akaba yarabaye umunyamakuru ndetse aba na minisitiri w'itangazamakuru muri guverinoma ya mbere yashyizweho Inkotanyi zimaze gutsinda. Ubu tuvugana amaze imyaka 26 mu buhungiro mu gihugu cy'Ububiligi. Akaba umwe ndetse mu bashinze Institut Seti Sendashonga, kandi ari no mu bagize inama nyobozi yayo. Tubahaye ikaze rero ku Ndangagaciro TV, bwana Nkuringoma Jean Baptiste, karibu. Mbajije icyo kibazo cyerekeye bariya banyarwanda 8 umuryango w'abibumbye wagiye gutuza mu gihugu cya Niger. Ubu icyo gihugu kikaba cyarabirukanye, cyarabahaye mbega iminsi 7 kugira ngo babe bakivuyemo. Kiriya mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane kitureba twese nk'abanyarwanda. Ndagira ngo ngusobanurire uko mbibona impamvu nyamukuru ituma leta y'u Rwanda ikora biriya byo gushaka kubuza amahwemo abantu b'abanyarwanda baciye mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Bamwe urwo rukiko ugasanga ari abere, abandi rukabahana, bakaba bararangije ibihano byabo. Abo bantu bakaba bamaze gusezererwa muri gereza, batarahisemo gusubira mu Rwanda kubera ko bahatinya, kubera ko babona ubutegetsi buhari butabaha icyizere. Kuba rero leta y'u Rwanda ikora uko ishoboye kugira ngo abo bantu babuzwe amahwemo, birukanwe mu bindi bihugu byose bashobora kujyanwamo n'umuryango w'abibumbye, ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye kuko gifitanye isano mu by'ukuri na politike tumazemo imyaka 27 kuva FPR Inkotanyi ifashe ubutegetsi mu Rwanda. Ikintu gikomeye cyagombaga gukorwa nyuma y'uko batsinda, bagombaga gutanga ihumure,
bagakora politike yunga abanyarwanda, abantu bagataha, kuko hari abantu benshi bari bahunze imirwano, bamwe ndetse bahungira mu nkambi imbere mu gihugu, abandi bahungira mu mahanga. Abo bose nta cyakozwe kigaragara cyo gutuma baragombaga guhunguka ku bwende. Byabaye ngombwa ahubwo ko hagabwa ibitero mu nkambi ku bantu bari mu gihugu. Nibwo mwumvise hamwe mu nkambi zimwe na zimwe barishemo abantu, cyane cyane mu nkambi ya Kibeho. Buriya byari igikorwa cyo gucyura abantu ku ngufu. Nyuma bakomeje kugaba ibitero noneho mu mahanga, muri Kongo, nabwo bagira ngo bacyure impunzi, kubera ko izo mpunzi zitari zifite icyizere cy'uko zitashye zagira umutekano. Leta y'u Rwanda aho kuzihumuriza, aho gushaka uburyo yaganira n'abazihagarariye kugira ngo ibibazo bafite babiganireho, yahisemo kugaba ibitero isenya inkambi, ndetse abahunze, kuko hari abataremeye gutaha muri icyo gihe, bafashe inzira y'amashyamba, irabakurikirana yicamo benshi bashoboka. Ubu rero hari abanyarwanda benshi bari mu mahanga bahunze buriya butegetsi. Ubu ngubu iyo basanga barenga miliyoni, kugera n'aho abantu bafunzwe nko muri ziriya gereza ya Arusha cyangwa mu bindi bihugu aho babajyana, iyo babafunguye nta n'umwe bawumva yasubira mu Rwanda. Kubera iki? Kubera ko ubutegetsi buri mu Rwanda butakoze icyo bwagombaga gukora nyuma y'intambara cyo kunga abanyarwanda. Kiriya ni ikibazo cy'ubwiyunge. Biriya ni ikimenyetso cy'uko FPR mu myaka 27 imaze iyobora kiriya gihugu, nubwo yerekana ko Kigali ngo imeze neza, hari amazu meza yubatswe, hari imihanda myiza bakoze, nubwo yerekana imishinga imwe n'imwe y'amajyambere yagezweho, ariko hari ikitarakozwe gikomeye kandi cyari ngombwa kugira ngo abanyarwanda babane neza, kugira ngo abanyarwanda bagire icyizere mu gihugu cyabo. Icyo rero nicyo gikomeye cyitwa kunga abanyarwanda. Ubwiyunge ntabwo bwagezweho, nicyo giteye iriya leta ya FPR gutuma noneho ikoresha izindi ngufu ngo za diplomasi, kuko abategetsi ba Niger bavuze ko impamvu bari abantu birukanywe ngo ari ukubera ikibazo cya diplomasi. Diplomasi bivuga ko ubwo hari ibihugu bifitemo inyungu, ubwo hari igihugu kibifitemo inyungu, kandi icyo gihugu ntabwo biruhije kukimenya, ni leta y'u Rwanda. Biriya rero barimo gukora ni uburyo bwo gucyura ku ngufu abanyarwanda, bikaba ari nka biriya bakoze byo gusenya inkambi za Kibeho bakicamo abantu, cyangwa gusenya inkambi zo muri Kongo bakicamo abantu. Ubu noneho barakoresha diplomasi kugira ngo bacyure abanyarwanda ku ngufu. Kandi nyamara ibintu biroroshye, hari uburyo leta yari ikwiye gukoresha kugira ngo abaturage bumve kiriya gihugu bashobora kugitahamo, bumve leta ihari ishobora kubaha icyizere bose. Ibyo bintu nibyo abantu bahora bavuga uko ubwiyunge bwakorwa. Ni ibintu byoroshye baramutse babishatse, bakumva ibyo abanyarwanda bavuga baba hanze cyangwa abanyapolitiki bandi. Yemwe numvise na Victoire Ingabire mu ijambo ry'ubundi yavuze avuga ibyerekeranye n'isozwa ry'umwaka, ndetse atwifuriza umwaka mushyashya, nayo ibyo bintu yabigarutseho. Njye nkumva ari byo bagomba gukora,
ari ibintu bya politiki bigomba gukorwa, aho kugira ngo bace inyuma babuze amahwemo abanyarwanda. Ndumva aricyo cy'ingenzi abantu bakwiye kwibandaho. Mwakoze. Bwana Nkuriyingoma, leta y'u Rwanda yitwaje ko itewe impungenge n'umutekano wayo ndetse n'akarere iherereyemo. Ndatekereza ko rwagize impungenge z'uko aba bantu bahoze ari abanyepolitiki kandi higanjemo n'abasirikari bakuru bagiye guhabwa ubwenegihugu n'igihugu cya Niger kandi bagafatwa nk'abenegihugu bacyo. Ibyo rero bikaba byatuma abantu baba hamwe kuriya bashobora kuba biyegeranya, akaba arizo mpungenge leta y'u Rwanda yaba ifite, ikaba yafashe umwanzuro wo kubahungeta. Ndagira ngo nanone nsindagire ko nta gisobanuro rwose leta y'u Rwanda ifite ivuga ko bari abantu bagiye gutuzwa muri Niger byayitera ikibazo. Niger ni igihugu kiri kure y'u Rwanda, ntabwo bavuga ngo byabateza umutekano. Ntabwo Niger ari Ubugande, ntabwo ari Tanzania, ntabwo ari Uburundi, ntabwo ari Congo. Ni igihugu kiri kure, ndetse no kuba bari muri Niger ntabwo ari igihugu cyiza ubundi ku bantu bamenyereye ubuzima bwo mu Rwanda. Ndavuga uko mu Rwanda hameze, ubushyuhe, ubukonje. Muri Niger ni ahantu hashyushye cyane, ni ahantu hegereye Sahara. Urumva, ntabwo kujya hariya ni ikimenyetso cy'uko abantu babuze andi mahitamo. Kubona bababuza kwibera na hariya rwose ni ikintu kitumvikana. Ariko nubwo bitumvikana, ndabona bikwiye kuba uburyo bwo kwereka amahanga ikibazo kiri mu Rwanda. Ubundi leta y'u Rwanda iyo yicecekera bariya abantu bakatuzwa muri Niger, nta n'uwajyaga kumenya ko icyo kibazo kiriho, ko abantu badashaka kujya mu Rwanda, ko ubutegetsi buhari mu by'ukuri bwatsinzwe urugamba rwa politiki. Kuko kunga Abanyarwanda ni ikibazo gikomeye cya politiki. Buriya batsinze urugamba rw'amasasu, ariko urugamba rwa politiki rwo kunga Abanyarwanda rwarabananiye. Niyo mpamvu impunzi ari miliyoni, zirenga miliyoni hanze. Ndetse izo mpunzi mvuga miliyoni ntabwo ari Abahutu bahunze ngo kubera ko bakoze jenoside. Ni igice kinini cy'Abanyarwanda bahunga, barimo ndetse n'abantu bavuye muri ubwo butegetsi. Hari abantu benshi bavuye muri ubwo butegetsi bahunze. Ubu ngubu imipaka y'Ubugande bawufungiye yuko Ubugande aricyo gihugu bacagamo, yemwe ndetse n'umupaka w'u Burundi bawufungiye izo mpamvu. Urumva, bikaba bigaragara ko ikiriya kibazo leta y'u Rwanda yari ikwiye kugihagurukira. Yari ikwiye guhagurukira kunga Abanyarwanda, gushaka ibintu bituma abantu babana mu gihugu, abantu bakumva bashobora kwizera ko leta ihari izabahumuriza. Nta mpamvu abantu bakwirunda mu bihugu byose byo ku isi baramutse bazi ko iwabo bashobora kuhatura. Umuntu umaze imyaka muri gereza, bakamubwira bati noneho ushobora gutaha, akavuga ati cyo kwa nimunshakira igihugu njyamo kuko sinataha mu Rwanda. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. U Rwanda nicyo gihugu twese twavukiyemo, twakuriyemo, twarerewemo. Niho benshi muri bariya abantu 8 barimo kuvugwa cyangwa abandi bafunze, benshi bafite amazu ndetse bamwe bafite n'amazu meza. Urumva, ariko kuvuga bati ntabwo twajya mu Rwanda bikwiye kuba ikimenyetso gikomeye.
bikwiye kuba ikimenyetso gikomeye n'amahanga aheraho akaba yadufasha kureba kiriya kibazo kiri mu Rwanda. Kubona umuryango w'abibumbye ubizi, bakaba bazi ko ahubwo bagomba kwirirwa bashakira abanyarwanda ahandi batura, kubera ko abanyarwanda leta iri hariya abantu batashoboye kuyibonamo. Ibyo ni ikibazo gikomeye cyane. Nkaba rwose ngiye mbona abanyarwanda dukwiye kugerageza kubihagurukira, tugafatana urunana, tugashyigikira bariya bavandimwe bacu, kuko ikibazo cyabo ni ikimenyetso cyerekana ibibazo by'u Rwanda rufite. Bwana Nkuriyingoma, Niger yirukana aba banyarwanda yavuze ko yashingiye ku mpamvu za diporomasi. Ese ibi byaba bivuze ko diporomasi y'igihugu iba iri hejuru y'amasezerano icyo gihugu kigirana n'imiryango ikomeye nka UN? Mbere y'uko unsubiza iki kibazo, ndabona Aimable nawe afite icyo ashaka kukubaza. Reka tumuha akanya noneho uze kubisubiriza rimwe. Murakoze cyane, ibyo kuko nanjye hari akabazo mfite ndimo ndibaza. Bwana Nkuriyingoma, biravuga ko nyuma y'uko Niger ikoze biriya, igihugu cya Tanzania nacyo cyahaye integuza umunyarwanda wari muri gahunda imwe n'abariya, ariko we akaba yarasigaye arwaye. No mu masezerano hagati ya Niger n'urukiko rwasezanyije Niger ko nta kibazo u Rwanda ruzateza. Nyuma ngira ngo mwabonye ibyo u Rwanda rwakoze rusaba ibisobanuro UN. Ese ntibyaba ari akaboko karekare k'ibihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga yaba ishaka kugira ngo abo banyarwanda bongere bajye mu gihugu cy'u Rwanda aricyo kibashaka, cyane cyane ko igihugu bari bavuyemo cyabanze ndetse n'icyo bari bagiyemo cyabanze? Kuri iki kibazo ngo cya diplomasi, en fait ni uburyo igihugu gishobora gukoresha ubushobozi bwacyo, kigakoresha inshuti, kigakoresha ijambo ryacyo nko mu muryango w'abibumbye, cyangwa se kigashaka ibihugu by'inshuti bifasha kugira ngo kirengere inyungu zacyo. Bivuga ko rero nka buriya igihugu nka Niger cyumvise intumwa zaturutse mu Rwanda zirakibwira ziti nimudufashe gukemura ikibazo runaka, aba bantu ntabwo dushaka ko batura hano, nimudufasha natwe tuzabafasha mu buryo ubu n'ubu. Ibyo ngibyo nibyo wumvise uriya ambasaderi w'u Rwanda muri Loni, madamu Valentine Rugwabiza, nawe wumvise ibibazo yagiye abaza mu muryango w'abibumbye, yibaza ku byerekeye bije, aho bazakura amafaranga ngo yo guha bariya abantu. Ibyo ari kurumva ko ari ikibazo gusa yashaka kugira ngo yerekane ko u Rwanda rubyibazaho, avuga ko bamwe ngo baba baragize uruhare aho bari hari Arusha ngo mu kuba bahungabanya umutekano. Urumva ibyo ngibyo ni ukuzanaho mbega ibintu by'amagambo, ariko byerekana ko baba barimo guca inyuma, bakoresha ingufu zabo, bakoresha amafuti yabo. Abategetsi buri gihe baba bafite abo bashobora kuvugana nabo kugira ngo bakemure ibibazo. Nka buriya u Rwanda rufite ingabo muri za Central Africa cyangwa muri za Mozambique, baba bashobora kwerekana ko bashobora no guhungabanya umutekano nko mu gihugu runaka, nko muri Niger, baramutse batubahirije ibyo bashaka. Mbega nibyo ngibyo bita diplomasi. Hari ubwo nka Niger ishobora kwemera ivuga iti abantu ntabwo twabakira, dore turabona bafite amarere, bafite ingabo hirya no hino, bashobora guteza ibibazo. Cyangwa bagaca nka kuriya Kagame yumvikana na Macron w'Ubufaransa, bakaba uzi ko Ubufaransa bufite ingabo muri kariya karere ka Afurika y'Uburengerazuba, kandi kabamo inyeshyamba nyinshi
zikomoka kuri biriya byo guhungabanya ibihugu nka za Libya. Hari abasilamu benshi barakaye bakoresha biriya bihugu bya Afurika y'Uburengerazuba kugira ngo barebe ukuntu bahangana na ba mpatsibihugu. donc bigatuma Ubufaransa buriyo cyane bwashyizeho ingabo ndetse bukaba bwakoresha n'u Rwanda cyangwa n'ibindi bihugu. Ubwo rero igihugu nka Niger gishobora gusa naho gitewe ubwoba n'ibyo ngibyo, kikaba cyakumva vuba ibyo u Rwanda rutegetse cyangwa se ibyo abo bandi b'inshuti z'u Rwanda bavuga. Ku kibazo rero cya Jerome Bicamumpaka, nawe uri we wasigaye muri Tanzania kubera impamvu z'uburwayi nk'uko babivuze, nawe akaba afite ibibazo. Mu by'ukuri ni uko aho bituruka ari hamwe, ari kuri leta y'u Rwanda ishaka ko abari abantu bari mu maboko ya Loni bacyurwa ku ngufu, bacyurwa mu Rwanda, bikaba intandaro yo kuba banacyura n'abandi banyarwanda bazaza baturutse muri ruriya rukiko, donc baturutse mu magereza, kuko nabo abenshi bagize igihe cyo kuba barangiza ibihano byabo. Ndetse wenda ubwo bikaba byaba n'intandaro yo kuvuga ngo ese abasaba ubuhungiro babasaba ubwiki, ko nta kibazo abantu bari no mu butegetsi cyangwa banafungiwe ibya jenoside ko batashye. Urumva, mbega ubwo ngubwo ni uburyo bivuze byo gushaka gukoresha ingufu z'ibyo bihugu bindi bya diplomasi kugira ngo ibyananiranye byo gucyura abanyarwanda, byo guhumuriza abanyarwanda kugira ngo bumve ko baba mu gihugu cyabo nta ngorane, biturutse ku buryo babona ubutegetsi bwitwaye. Ibyo byarananiranye, bakaba bumva byakorwa ku ngufu zindi ngo za diplomasi. Urumva, ni aho ngaho bashaka kunyura, ni inzira yo gukoresha ingufu, icyo nakwita presiyo diplomatique, kugira ngo ibyananiranye bya politike mbi bikorwa mu gihugu bidakorwaho, bikomeze kuba kwa kundi. Mbega ya esheke politike bagize kwa gutsindwa ibibazo bya politike byo kunga abanyarwanda, bikemurwe n'icyo gitugu cya diplomasi. Murakoze, reka tubashimire kuri iki kiganiro cyiza tugiranye. Mu gusoza ikiganiro cyacu twagira ngo niba hari ubutumwa mwaba mwageneye abanyarwanda, uyu ni umwanya mwiza wo kubagezaho munadusoreza ikiganiro. Nagira ngo mu mwanzuro wenda mbanze mbashimire wowe Barigira Jean Baptiste na mugenzi wawe Aimable Rukundo kuba mwantumiye kuri televiziyo yanyu Indangagaciro TV. Mbonereho rwose no kubashimira iryo zina mwatoranyije, kubera ko indangagaciro ni ikintu koko dukwiye gutekerezaho tukayisigasira. Ubu ngubu turiho mu by'ukuri dukomoka ku babyeyi, nabo bakomoka ku basokuruza. Ikintu gikomeye badusigiye n'indangagaciro, natwe nicyo tugomba kuzaraga abana bacu. Nkumva rero rwose kuba iryo jambo mwaritekereje ari ikintu cyiza. Ndagira ngo rero mbifurize umwaka muhire w'ibihumbi 2022, mwifurize n'abari abavandimwe twavuze bari mu ngorane mu gihugu cya Niger, mwifurize ndetse n'abanyarwanda bose batwumva cyangwa bazumva iki kiganiro. Umwaka muhire rero abanyarwanda bose, ndifuza ko uyu mwaka uzatubera umwaka wo guharanira ubwiyunge. Dukeneye ko abanyarwanda biyunga bakabana, ababa mu gihugu bakaba mu bwisanzure, abantu ntibazire ibitekerezo byabo,
ntibazire yuko bifuza gukora politiki. turifuza yuko n'ababa hanze y'u Rwanda bagira ubushobozi bwo kuba bataha igihe babishatse. ndabashimiye, murakoze cyane.